Mbanje kubasuhuza mwese mukurikiye Sansan Health Talk. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wamenya niba ufite umubyibuho ukabije uri normal cyangwa se niba ufite ibiro biri hasi ugereranyije n'uburebure bwawe. Aribyo mu ndimi z'amahanga twita Body Mass Index. BMI Index ipima kugira ngo yerekane niba ibiro byawe bijyanye n'uburebure bwawe. BMI Index kuyipima biroroshye cyane. Kurikira kino kiganiro nawe kirajya kurangira ushobora kwipimira BMI yawe. Biragufasha kumenya niba ufite ibiro biri hejuru, umubyibuho ukabije cyangwa se niba normal. Dore uko bikorwa. Mbere na mbere urabanza ugapima uburebure bwawe ukamenya uko bungana. Warangiza ugapima n'ibiro byawe ukamenya uko bingana. Iyo wamaze kumenya uko ibiro byawe bingana n'uburebure bwawe uko bungana, icyo ukora ni iki? Ni ukurikiza ino formula ureba hano. Ikintu cya mbere ukora ni ugufata ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe bwikubye kabiri. Ahangaha iyo tuvuze uburebure bwikubye kabiri ntabwo tuba tuvuze uburebure bwawe bwikuba kabiri, ahubwo n'uburebure bwawe wongera ku burebure bwawe. Urugero, wenda upimye uburebure bwawe usanze ari metero 55, upimye ibiro byawe usanze ari 65. Noneho reka turebere hamwe BMI yawe uko yaba ingana. Nk'uko twabibonye hejuru, BMI yawe izaba ingana n'ibiro byawe ugabanyije uburebure bwawe bwikube kabiri. Ubwo turafata bino biro bya 65 tugabanyaho metero 55, wongera kuba metero 55 kubera ko ari ubwikube kabiri. Ibi biraza kuduha ko BMI yawe ingana 27. Rero iyo umaze gupima BMI yawe ugasanga iri munsi ya 18.5, biba bivuze ko ibiro byawe ari bikeya ugereranyije n'uburebure bwawe. Aribwo tuvuga ko umuntu ari underweight. Birumvikana ko uba unanutse cyane. Ahangaha ugirwa inama yo kurya neza kugira ngo wongere ibiro byawe. Kurya neza bavuga ni ukurya ibiryo birimo intungamubiri, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Naho ipimye BMI yawe ugasanga iri hagati ya 18.5 na 24.9, biba bivuze ko ibiro byawe bikuranye n'uburebure bwawe. Aho rero ugirwa inama yo gukomeza gukora siporo, kurya neza kugira ngo ibiro byawe bitagabanuka cyangwa se ngo byongere. Naho ipimye BMI yawe ugasanga iri hagati ya 25 na 29.9, uba uri overweight. Biba bivuze ko utangiye kubyibuha, ibiro byawe bitangiye kuba byinshi ugereranyije n'uburebure bwawe. Ahaho ugirwa inama yo gukora siporo mu buryo buhoraho, kwiyiriza aribyo bita fasting, kunywa amazi ahagije ndetse no kwirinda ibiribwa bigaragara amavuta cyane. Naho mu gipimye BMI yawe ugasanga iri hejuru ya 30, ahangaho biba bivuze ko ufite umubyibuho ukabije, aribyo twita obesity. Aha naho ugirwa inama yo gukora siporo ihagije kandi mu buryo buhoraho, kwiyiriza aribyo bita fasting, kunywa amazi ahagije no gufata amafunguro atagaragaramo amavuta cyane. Dusubiye inyuma gato kuri rwa rugero twatanze hejuru rw'umuntu ufite ibiro 65 na metero 55, tukabona ko BMI ingana 27, bivuze ko uyu mugabo ari overweight, atangiye kugira ibiro byinshi ugereranyije n'uburebure bwe. Kubera ko BMI iri hagati ya 25 na 29.9. Icyo asabwa kugira ngo abanye ibiro bye ni gukora siporo mu buryo buhoraho, kunywa amazi ahagije, kwiyiriza aribyo bita fasting no gufata amafunguro atagaragaramo amavuta cyane. Nyuma yo kubona iyi video nawe ushobora gupima BMI yawe ukamenya aho uhagaze, ukamenya niba ufite ibiro byinshi uri normal cyangwa se ufite ibiro bikeya. Ibi ngibi byagufasha gutangira kugabanya ibiro hakiri kare cyangwa se kubyongera. Bifurije gupima BMI yawe ukamenya aho uhagaze kuko gupima BMI biroroshye cyane. Ndagushimiye cyane wowe ukurikiye Sansan Health Talk. Wibutsa gukora subscribe, like na comment.